Haleluya, amahoro y'Imana bane natwe, ku mazina ni yayandi Umutoni Sandrine. Mbanje kubasuhuza mu izina rya Yesu, amahoro y'Imana n'umugisha bibomeho aho muri hose, mwebwe mudukurikirana kuri uru rubuga Ubuhanuzi Busha TV. Ndabasuhuje aho muherereye, ndabakunda, amahoro y'Imana n'imigisha bibane namwe kandi bibomeho. Umuririmbyi w'120 aravuga ngo mu ijuru imbere y'Imana mfite umuntu mvugira, ngo ni umukuru w'abatambyi kandi yitwa Rukundo. Uyu munsi wa none marayika kuvuganire aho utagera, aho imbaraga zawe zitagera. Amaboko y'Imana ntago twayahindura magufi ngo ananirwe kuhagera ngo cyangwa ananirwe kukurengera. Amaboko y'Imana akurengere. Tugiye kumva ijambo ry'Imana. Njya ngushishikariza mbere yuko twumva ijambo ry'Imana tugomba kumanza twashima. Njya nkunda kukubwira, nubona ubyutse amahoro ukabona burakeye, kuko hari abashatse kwegura umusaya biranga. Wowe wabonye byemeye, byibura jya uhereza Imana icyubahiro inshuro 3, uvuge Mana ndagushimye ko n'uyu munsi wanyongereye umunsi wo kubaho. Tugiye gusenga Imana, tunashima Imana, kuko ijoro rishobora gusa n'irindi ariko ibereye muri iryo joro ntibise, cyangwa se igitondo kigasa n'ikindi ariko ntigise n'ikindi cyo wigeze gucamo, cyangwa se umunsi ugasa n'undi ariko ntuse n'undi wigeze gucamo. Wowe wabonye ari amahoro muri byose, shima. Byibura ujye uvuga Mana nguhaye icyubahiro ko wandindanye n'abanjye, kuba nagiye muri gahunda zanjye zikemera nuko ndi kumwe n'Imana. Shima Imana muri byose. Mana turagushimye, turaguhimbaje, turagushimye ko waturindiye umubiri n'ubugingo. Izina ryawe rihimbazwe, izina ryawe rishyirwe hejuru. Tugiye kumva ijambo ryawe, nirice mu gutwi kumwe ngo rihinguke mukunda, ahubwo rishinga imizi mu mitima yacu. Nyemerera ugiye kumvira ijambo ryawe rigira aho rimukura kandi rigira aho rimugeza, mu izina rya Yesu, amina. Imana itugirire neza. Aho uri hose gusenga kwawe kugere ku Mana, amaganya yawe, amarira yawe bigere kuri Kristo. Imana itugirire neza. Mbere yuko twumva ijambo ry'Imana, reka twumve aya magambo ari muri iyi ndirimbo. Aravuga ngo dore ibendera ya Yesu iramanitswe, ngo uwaraje ahuruye atyo ngo atabara be. Ijambo riratubwiye, ni umuririmbyi, ngo dore ibendera rya Yesu riramanitse. Haleluya, ngo araje kandi ahurujwe na babandi bababaye, babandi baremerewe, babandi bumva nta mahoro, babandi babuze uko babigenza, ngo ahuruye atyo ngo azatabara be. Refre iravuga ngo ati yemwe ndaje, mwebwe muri gutaka, mwebwe muri kurira, ngo araje nimukomere. Haleluya, ngo mukomere kuko ndi hamwe namwe. Ninde ese icyo kiguteye ubwoba ni nk'igiki? Ngo ninde wabashobora? Haleluya, Imana itugirire neza. Igice cya kabiri kikatubwira ngo kuko ingabo za Satani zirakomeye, ngo tudafite umwami Yesu zaduhindura. Haleluya, ni ukuri zaduhindura. Hari igihe tugeraho kuneshwa bikanga, ariko tudafite Kristo zaduhindura. Ingabo za Satani aho tugiye hose hari ibiba bitwasamiye. Gusa Kristo agukoze nko ku maso ukareba ibiba byasamye, ni uryamye hari ibiba bikwasamiye, ugenda mu muhanda hari ibiba bikwasamiye, ariko Kristo ntiyemere ko bitumira. Haleluya, Imana itugirire neza. Umurefre niyo yavuze ngo humura, ngo dore nguwo araje arahuruye, ngo aje kurengera be. Igice cya gatatu ngo nshuti mwe dukurikire umucunguzi, tumutumbire twizeye ubutwari bwe. Wizere nanjye nizere, twizere ko hari imbaraga, afite ubushobozi bwo kuturengera. Igice cya nyuma ngo nubwo intambara iturushya twe gucogora,
nubwo hari ibikuruhije, nubwo hari ibikuremereye, reka gucogora, reka gucogorera mu nzira, reka kurambirwa, ureke kuvuga. Hari abantu babona Imana itinze kubasubiza, bakarambirwa, bakatangira bagasenga amasengesho yo kubwira Imana nabi. Nturebe ngo nuko ugeze mu kibazo bituma usenga isengesho ryo kubwira Imana nabi. Reka gucogora, reka kunanirwa. Ngo umva impundu ziravuze, aranesheje. Humura nubwo hari ibikuremereye, ngo ariko impundu ziravuze, ngo kandi aranesheje. Hari igihe umuntu bijya bimurenga akavuga ngo reka njye gusenga amasengesho ya nyuma yo gusezera Imana. Hari umupapa w'inshuti yanjye rimwe yigeze guhura n'ikibazo. We yari afite ikibazo cyo kutabyara, noneho amaze imyaka 15 atabyara, ahura n'abandi bagabo ngo bajya inama. Barangije umwe we yari afite moto, undi nawe ubwo sinzi ukuntu byari bimeze, ariko barangije bose bajya ahantu baritotomba, baravuga ngo se Imana dukorera nidusubize, iyi Mana iteye gute? Byibura wa undi we yari afite abana, afite na moto, nubwo yari afite ibimuremereye, ariko ntiyari ameze nka uriya wari uriho adafite n'akana na kamwe. Arangije asenga, barangije baravuga reka tujye gusenga. Ngo baravuga reka bajye ahantu, bajye gusenga, bajya ahantu ku musozi, ngo ariko hari hafi y'amazu. Bagiye gusenga, ngo barasenga, buri muntu agenda masengesho, ngo aravuga ngo ngiye kuyisomera nyibwize ukuri. Wowe usomera Imana uyisomera nkande, kubera ko niyo ifite cyose mu kiganza cyawe. Umva, ibishatse iyivuze baho ubaho. Yavuga, hari igihe yemera ugaca mu ishuri kugira uzabone ubuhamya utanga mu bandi. Haleluya. Ngo noneho bari gusenga, ngo bari gutuka Imana, buri wese ari kuyibwiza ukuri. Ngo bagiye kubona, babona urubwa runini cyane. Nta muntu ujya upfa kumenyera Imana. Ngo bagiye kubona, babona urubwa runini cyane ruraje rubirukaho. Ngo rubirukaho, buri wese ngo aho yasangaga inzu ifunguye yarirukaga akajya muri iyo nzu, ngo bari no guhumagira. Nuko babaye abagabo. Iyo baba abagore, ibigeragezo, ibibazo ntibituma ucogora, ntibitume utuka Imana. Ngo umva impundu ziravuze, ngo aranesheje. Nubwo hari ibitugoye, ariko impundu zizavuga. Nubwo hari ibituruhije, umuririmbyi araririmba ngo imitwaro yawe uyizane kuri Yesu, ntajya ananirwa. Nubwo waba ufite imitwaro yikoreye igifuka, wowe wananiwe, Kristo ajya yikorera. Haleluya. Imana itugirire neza kandi Imana iturengere. Humura, humura, ntiyigeze kwibagirwa. Humura, ntiyigeze ikureka. Humura, ntiyigeze yibagirwa ko yakuremye, kubera ko mu bo yacunguje amaraso nawe urimo, nanjye ndimo. Haleluya. Imana yacu ntahihishwa. Haleluya. Imana itugirire neza. Kadusome Yesaya 49 umurongo wa 15 wo wonyine. Ngo mbese umugore yakwibagirwa umwana yonsa? Si ikibazo. Umubyeyi ntago yakwibagirwa umwana yonsa. Niyo atambutse ahantu hari kurira umwana, hari igihe ajya yikanga akavuga ngo uriya mwana abanza ari uwanjye, kandi uwo mwana atanahageze. Haleluya. Ntabwo yakwibagirwa. Yaragucunguje amaraso ye, yaramennye amaraso ye ku bwawe, akayamena ku bwawe nanjye. Ntago yakwibagirwa. Ntago yakwibagirwa imibabaro urimo, ntago yakwibagirwa agahinda urimo. Reka kubabara, ureke kugira ubwoba. Umuririmbyi araririmba ngo itinda kudutabara atari uko yabuze tike, ngo kandi igatinda kuturengera atari uko yabuze ubushobozi. Ntago yabuze ubushobozi bwo kukurengera. Ese nubwo ubayeho mu buzima bubi, ukaba wenda utabayeho nk'uko ubyifuza, ariko hari abandi bifuza uko ubayeho, hari abandi bifuza uko umeze. Haleluya. Nubwo turi mu buzima bubi, dutunzwe n'Imana, ariko iratunyuze. Nyurwa nuko ubayeho, kuko hari uwifuza uko ubayeho. Hari abadafite amahoro, hari ababifite ariko ntibabigiriremo amahoro, hari ababifite bahora babiririramo. Wowe rero nubona uriye duke, ukabona utuririye mu mahoro, ukabona uraturiye uranyuzwe,
umva shima, uyihereze icyubahiro, uvuge Mana ndagushimye, ntago yakwibagirwa kuko yakumeneye amaraso. Haleluya. Ngo kadukomeze, ntababarira uwo yibyariye, ngo mbese umubyeyi ntababarira umwana yibyariye. None Kristo wowe yamenyeho amaraso ntiyakugirira imbabazi? Haleluya. Uko umubyeyi aba atekereza cyangwa yasize nk'umwana, akumva ari ukuntu amabere yikora, ukavuga umwana ari kurira. Haleluya. Nawe iyo uri gutaka, iyo uri gutabaza, nawe aba yibuka akavuga data, mubona acunguje amaraso runaka arimo, mubona apfiriye runaka arimo, nawe mugirira imbabazi. Uko umubyeyi yibuka ko iyo amabere yikoze, akibuka ko umwana ari kurira, nawe iyo uri gutaka, nawe arabimenya ko uri gutaka. Haleluya. Imana itugirire neza. Ngo ariko njye sinzakwibagirwa. Haleluya. Ngo we ntazigera yibagirwa. Haleluya. Umuntu wamugirira neza akibagirwa, umuntu hari icyo wakora akibagirwa, ariko Kristo yakwibagirwa. Uko utakwibagirwa n'inda yawe yavuyemo, niko Kristo atakwigera kwibagirwa. Haleluya. Uko utakwibagirwa buri mwana wawe hose ahari, niko Kristo nawe atakwibagirwa uwo yameneye amaraso. Imana itugirire neza. Reka kurira, reka gutaka. Umuririmbyi araririmba ngo nubwo harimo abarira, hari Imana ije gutabara. Kandi umva uko Kristo adutunze biratunyuze kandi biraduhagije. Wowe bidahagije waba uringaye, hari ibyo wakwibuka yakoze. Umuririmbyi araririmba ngo nshingiye aho yankuye, nta kure atakura umuntu, kandi nta habi atakura umuntu. Wibuka aho yagukuye, nanjye nibuka aho yankuye. Hari aho wageze aho umwana arira nyina ntiyumve, arakurengera. Haleluya. Imana itugirire neza. Amahoro y'Imana abane natwe. Ndabakunda mwe mukomeza kudukurikirana no kuduhereza ibitekerezo aho muri hose. Kristo abashyigikire. Amahoro y'Imana abane namwe. Shalom shalom.